yahimbiwe yubile ya Inyasi, ikaba kandi ishingiye ku myitozo ya roho ya mutagatifu Inyasi. Inyikirizo: ikubitiro n'ishingiro ni Imana rurema, ikubitiro n'ishingiro ni Imana rugira, ikubitiro n'ishingiro ni Imana rugaba. Iyo Mana y'urukundo ni ikubitiro n'ishingiro. Ibitero: Muremyi w'ibyiza byose, habwa ikuzo n'abantu bose. Ibintu waremye byose tubyifashishe tugukunda, bidufashe kugusingiza, kukubaha no kugukorera, maze tuzabonereho umukiro wa roho zacu. Tujye tuzubikira ibintu igihe byaduca kuri wowe, maze tubyifashishe rwose iyo bikutuganishaho neza. Duharanire ikintu cyiza gisumbije ibindi ubwiza. Duhe gushaka no kubona Imana mu bintu byose. Muri byose dukunda Imana, tugaragire ubuhangange bwayo. Urukundo rugaragazwa mu ngiro kuruta mu mvugo. N'iby'iwacu tuvuga tuti kora ndore iruta vuga numve. Mugenga w'ibintu byose, ndakwihaye niba ubyemeye. Kristo ko wankoreye byinshi, niki jyewe ngomba kukwitura? Yezu mwiza waritanze, wemera kudupfira twese. Utsinda urupfu, urazuka, uturongera ubugingo bw'iteka. Nanjye rero ndakwihaye, jyewe wese ndakwiyeguriye. Umpe urukundo, umpe ingabire, byombi biraba bimpagije rwose. Yezu, Mariya na Yosefu, tubashimira kuduhora hafi. Butatu butagatifu, ni mwe soko y'ibyiza byose. Mwubahwe Dawe na Mwana hamwe na Roho Mutagatifu. Amina. Ubu rero ngiye kubibabwira mu manota. Inyikirizo: sol, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, fa, mi, do, re, do. Ikubitiro n'ishingiro ni Imana rugira. Ikubitiro n'ishingiro ni Imana rugaba. Iyo Mana y'urukundo ni ikubitiro n'ishingiro. Amanota y'ibitero, ariko ndaririmba ibitero bikeya. Mi, mi, do, mi, fa, mi, re, so, re, mi, fa, fa, mi, do, re, mi, re, do. Muremyi w'ibyiza byose, habwa ikuzo n'abantu bose. Ibintu waremye byose tubyifashishe tugukunda, bidufashe kugusingiza, kukubaha no kugukorera. Urukundo rugaragazwa mu ngiro kuruta mu mvugo. Nibyo iwacu tuvuga tuti kora ndore iruta vuga numve. Butatu butagatifu, ni mwe soko y'ibyiza byose. Mwubahwe Dawe na Mwana
roho muhoza amina mubawe dawe nama na mwenda roho muhoza amina ikubitiro n'ishingiro n'Imana rurema ikubitiro n'ishingiro n'Imana rugira ikubitiro n'ishingiro n'Imana rugaba iyo Mana y'urukundo n'ikubitiro n'ishingiro. Iyi ni inkiriziyo twatangiye tuvuga ngo ikubitiro n'ishingiro, turangije tuvuga ngo ikubitiro n'ishingiro. None mureke mbabwire utu dukurikiraho. Batuye iyi ndirimbo ishingiye ku myitozo ya roho ya Mutagatifu Ignace wa Loyola, ikaba irimo no mu njyana y'umukarago w'i Rwanda, harimo na inspiration dukesha Imana. Iyi ndirimbo ariko umuntu ashobora no kuyifashisha ataririmba, ahubwo asenga gusa yifashishije amagambo yayo. Ndetse byaba byiza mbere yo kuyiririmba umuntu akabanza akanyuza ijisho muri ayo magambo, ndetse binashobotse umuntu yayatoza abanyeshuri bacu, tutibagiwe n'abandi bantu babibonera umwanya. Ubutaha nitubonana nzayibaririmbira, cyangwa tuzayifatanye mumaze kuyiga, ariko mbaye mbumbishijeho gatoya. Ahasigaye musogongere, musome, mucurure, maze muryoherwe n'ingabire Ignace yiherewe n'Imana, maze nawe akazisangiza bene Imana. Dushimire iyamuduhaye kandi yubire nziza ye ya 500 uhereye 1522 ukageza mu 2022. Mbaragije Imana, murakabaho.